itera amakofi ku isi yose ariwe champion yageze muri Kongo. Icyo gihe Kongo yari yobowe na Mobutu Sese Seko kuriya mugabo muzi. Tuvuga ati noneho twe turakomeza turi mu kirere twimereye nk'akanyugunyugu, noneho tujye tumudwinga nk'uruyuki. Ni Muhammad Ali kurwana na Muhammad Ali ubundi kintu yarazwe mu mirwano ye, bino bintu by'udutwiko mubona abantu bikoresha bitera amakofe n'abandi, niwe muntu wabivumbuye ku isi. Muhammad Ali yaragutwikaga akagushotoresha umunwa mu banyamakuru akagusebya, mwagira no muri ringe akagukubita yakurakaje ufite umushiha. Hano Muhammad Ali muri Kongo yari yahageze mbere ari kubwira abanyamakuru buryo ari buze gukubitamo George Foreman. Kandi iki gihe tuvuga uyu George Foreman bari bagiye kurwana, yari yaramaze kwambura umukandara Joe Frazier akaba yari yakubise Muhammad Ali yaramwambuye umukandara wo kuba champion w'isi. Sasa yingwe kuvuga ngo nabonye ukuntu yakubise Frazier akubita gutya tera ibipfunsi nk'abamama, bira bipfunsi bye nk'Foreman yari yakubise umukandara watse Joe Frazier, kandi uwo Joe Frazier yari yaratse Muhammad kuri ba sport. Foreman could put him in the morgue. George Foreman araza gukubita Muhammad Ali bamujyane muri morgue. Niyo magambo yafuswe. Bimeze bite? Ibi ni byabaye muri ibaza ariko kujya kurwana n'umuntu muri stade yose iri kwiririmbira uwo muntu wita nakuze. Abantu bose bari muri stade Kinshasa bari kwiririmbira Ali Bomaye, wagira ngo George Foreman ntago bamuzi. Kandi George Foreman ni wari ufite umukandara wo kuba ari uwa mbere ku isi. Itariki zari 30